narabibabwiye kenshi ko Imana yibagirwa murabipinga mugira ngo ni ya magambo yacu, mugira ni ya magambo, ariko ngiye kubibiyerekera, ngiye kubibereka namwe mubibone. Fata Bibiliya yawe yera ugende ku gitabo cyitwa igitabo cya Samweli wa mbere, umurongo wa mbere igice cya 10. Ni Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 19. Haranditse ngo bukeye barazinduka, bazinduka kare mu gitondo bajya imbere y'Uwiteka barasenga. Barangije basubira iwabo, basohora mu rugo rwabo i Rama, maze Elukana aryamana n'umugore we Hana. Uwiteka agira ate? Aramwibuka. Wibuka ikintu utakibagiwe. Bisome neza nawe ubyibonere. Ni ahantu henshi uzagenda ubibona ko Imana yari yibagiwe cyagiye mu gihe cy'umwizure, mu gihe cyo kwa Nowa. Imana yibutse ko Nowa ngo ari mu mwuzu, ari mu nkuge. Hanyuma ngira mwibuka. Buriya yari yamwibagiwe, sinzi ibintu ari hugiyemo. Abantu bambaza ngo kutemera Uwiteka, barabimbaza ngo kuki utemera Uwiteka? Umwuka uhumeka uhawe nande? Barambaza ngo umwuka mpumeka njyewe na uhawe nande? Nanjye reka mbasubize, uwo mwuka yamaye ntawo nshaka. Hari abantu wenda bari gutangirira mu muhanda barangiza bakabaniga kandi bari kurengana, umwuka ugahera ugashiramo bagapfa. Kuki itabafata ngo yongere ibashubize umwuka ubwe ngo bari babanyaza ariko ndahari? Batangira kubaniga irebera, bajya umugambi ibumva, bakamuniga bakamwica irebera. Gira ni ingome ngiye nta mwuka wayo nshaka. Ni bangahe mwumva banizwe bazira ibyabo, abo bica buri munsi? Imana irebera. Njye ndabizi n'ubundi nzapfa, wenda reka mbyemere n'Imana izabinyishe. Nshobora kuzaneza impanuka cyangwa se nkapfa nshaje, nkapfa nyinyutse, se ntago mbizi. Ariko se wenda reka tuvuge ko Imana izabinyishe kubera ko nayemera. Wowe uyemera se uzaramba imyaka ingahe? Hari imyaka 1000 uzamara. N'ubundi twese zadukoramo akazi. Ubundi umuntu ahinga ibintu azasarura akarya, byakera akabisarura. Hari igihe ashonja akabirya bitaramera, bitarakura neza. Ukarya ikigori kikiri umuteja rwose. Buriya Imana sinzi, ntekereza ko ishobora kubirya abantu tukaba turi ibiryo byayo. Bariyo mpamvu usaza igahita iguporiza nyine uba weze. Hari igihe iba yashonje nyine, yanyweye ibimogi byinshi, inzara yayishe, n'ubwanika buporiza. Niko mbyumva. Nta kuntu twaba yabitwica gutya, yica abantu gutya, nta nyungu ibifitemo. Ibyo nibyo ngiye ntekereza. HTWPA. Urasenga ukavuga ngo irahari, ukumva ko ihari iri imbere yawe, ngiye gukora ibitangaza. Ngana nanjye reka nsenge, reka nyisabe kabisa. Kanijisho gato nyizere, hanyuma nyisabe ndebe kabisa. Niduha amariba ya peteroli, igihugu cy'u Rwanda dutera imbere. Mu Rwanda hashyira amariba ya peteroli menshi, dutera imbere natwe, igihugu cy'u Rwanda kibe first country rich towards. Abana bari mu muhanda rwose n'ahandi henshi batagira kivurira, Imana iri kubarebera. Bamwe bari gupfa,
bishwe n'inzara irebera. Nimba ibaho nibagirire neza. Abakobwa b'abangavu baba bakiri batoya, ibigabo bikajya umugambi wo kuzabafata ku ngufu. Imana irimo irabyumva, bakabafata bakabasambanya irebera, bakabatera inda bakiri bato, abicira ubuzima irebera. Abakobwa bato cyane barara ku muhanda bategereje abagabo kugira ngo babone amaramuko. Ibyo byose ibirebera. Impanuka ziraba, umuntu mwicaranye agahita apfa nabi, akajya gushima Imana ngo ntabwo ariho wapfuye, uriya we aba yayitutse. We iba imunyongeye iki? Kuki mutayibaza impamvu imunanguye ikamwica nabi, ahubwo mukayishima? Njye mba mbona kabisa nimba inahari ibintu ukora, ibintu yabikora ni ububwa. Niyo mpamvu njye nyita Kamanayo, cyangwa se hari umusore twari duturanye bita Emma, yajyaga akora ibintu by'ubugoryi bakamwita Kabwa. Nayo ngiye mba mbona ari Kabwa. Ibi bintu ikora nyine Imana ntabwo ari waneza, ni Kabwa. Umugaragu w'Imana Nowa igihe yaravuye mu nkuge umwuzure urangiye, yahise yishiye ajya gutamba ibitambo, ajyana intama, ajya guhereza vampaya ye. Era vampaya ngo ni Imana. Hanyuma ibyo birangiye ajya kwiyitamo icupa nyine nk'umuntu wakoze akazi gakomeye, hararisunika kabisa, anywa rimwe atumiza irindi. Birumvikana buriya yari nawe yashobora kuba ari kumwe n'ibintu by'ibyana hafi aho, kuragura hasi, yari yanasinze. Amayoga abanza yaravangaga amarika, amabyeri, za henisi kabisa. Nowa murabizi ntabwo ari ibintu ndi guhimba muri Bible. Yarasinze agira nawe yambara ubusa. Umugaragu w'Imana, Imana irebera ako kantu ujye ukumva neza. Umwana we aramubona, ahita avuga ati mbonye staff za papa, mbonye ibiboro muzehe nyine ndabibonye. Hari ibiboro mbonye kuri muzehe. Ariko undi mwana we wundi, we yahise afata igitambaro agendesha umugongo kinyuma, hanyuma aramukenyeza. Iri zimbi ryo ryasinze ryanangutse, ryari ririmo ragenda riremba ngo love you, rihobera ibihuru. Abasinzi bose, abasinzi ubundi baba ari bamwe, karakitari muraziza aba ari zimwe. Iri zimbi rihita rivumwa wa mwana, riramuvuma ngo yararirebye. Ibyo byose biraba, umuvumo uramukurikirana, kandi byabaye byose, isumba byose iri hejuru mu ijuru mwita Imana irebera. Kendiye kitanda PA, please subscribe. We ni gute ubitekereza? Tekereza kabiri ku byo usanzwe wizera.